gahunda itangiza icyumweru cy'umuntu Rwanda amateka yihariye uhereye n'aha turi kuri Konate bwaba umwihariko kuko amateka atwereka ko ariho honyine mu isi hazwi jenoside yakorewe mu ngoro y'Ubutabera. Aha rero hari umwihariko nk'uko abatutsi biciwe mu ngoro y'Ubutabera kandi bari bizeye ko hariho bari kubonera abakiri. Ibiyenda tuzabigarukaho byihariye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kuko tuzaba twibuka abatutsi biciwe muri iyi nyubako. By'umwihariko muri iyi minsi twanagize amahirwe yo kubona umunyamateka witwa Bruno Budike wanditse igitabo yise mu Gifaransa ngo qui a traversé la nuit vers la exécution du génocide contre le conflit dans la préfecture de Ruhengeri. Yerekereje nasobanura ngo igitabo cyakise ngo isobanura wariraye ishyirwa mu bikorwa bya jenoside mu cyahoze muri perefegitura ya Ruhengeri. Muri iki gitabo umwanditsi agaruka by'umwihariko ku bwicanyi bwakorewe muri Konate, tukazabona wenda umwanya wo kubiganiraho tariki ya 15 kuko harimo ubuhamya bukomeye, harimo byinshi urubyiruko rwakwigiraho mu kumenya amateka y'ibyabereye aha ngaha. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi turaza kurigezwaho mu kanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nanjye reka nkoreshe uyu mwanya nihanganishe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu ntara yacu no mu karere ka Musanze, by'umwihariko abafite ababo bashyinguye mu nzibutso biri hirya no hino mu ntara yacu, by'umwihariko ziri hano mu karere ka Musanze, ndetse mbonereho no kwihanganisha ababuze ababo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ariko kugeza na n'ubu bakaba bataraboneka ngo nabo bashyinguwe mu cyubahiro. Mwese rero mukomere muri ibi bihe bitoroshye turimo. Abayobozi mwese muteraniye hano, abandi n'inshuti, abaturage b'akarere ka Musanze, watanze ikiganiro nshimira Eric Murayija, baneho nshimira n'abandi bose bagize uruhare muri iki gikorwa, bonome badufashije mu ndirimbo na mama Mukarusagara baduhaye ubuhamya. Ikiganiro Murayija yaduhaye yatwibukije ko twibuka ku nshuro ya 32, ariko anatwibutsa ko kwibuka ari inshingano ya buri munyarwanda, ndetse ko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, by'umwihariko mu irangashingiro ryaryo, aho yatwibukije amagambo ari muri iryo rangashingiro y'itegeko nshinga avuga ko nk'abanyarwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, tukibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga kandi rinasobanura ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, bikabivuga mu magambo yatwibukije agira ati twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyigaragaramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose.
abaturage b'akarere ka Musanze, bayobozi, bavandimwe, muri imyaka 32 ishize leta y'u Rwanda yakomeje kongera imbaraga mu gukemura ibibazo byatewe n'iyi jenoside, ishyira imbaraga mu guhangana n'ingengabitekerezo ikiri mu badashakira u Rwanda ibyiza, cyane cyane abasize bakoze jenoside mu Rwanda, abenshi bakiri muri bimwe mu bihugu duhana imbibi, ndetse bimwe muri ibyo bihugu bikaba bibashyigikiye ku mugaragaro. Muri aka kanya ariko nagiraga mu nshimire abarokotse ubutwari bakomeje kugira mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo bakaba bakomeje urugamba rwo kwiyubaka, biteza imbere, bateza imbere igihugu cyacu, ndetse bagaharanira no kubana neza n'abandi banyarwanda. Uyu munsi kandi ni n'umwanya dufata nk'abatuye intara y'Amajyaruguru ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange, tukongera tugashimira ubutwari bw'ingabo zahoze ari iza FPR Inkotanyi, uburyo zakoze akazi gakomeye ko kubohora igihugu no kurokora abahigwaga. Tuzahora tuzirikana ubutwari budasanzwe mwagize kandi mukomeje kugira murinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Abaturage mwese muteraniye hano, abavandimwe, inshuti, noneho kubasaba ngo twese dushyire hamwe twamaganire kure abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, abayipfobya, abayihakana, abashaka gusenya ibyo tumaze kugeraho, ndetse n'abashaka kudukururaho ibibazo bitari ngombwa. Noneho gusaba abaturage bose b'intara y'Amajyaruguru kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kubasura, kubahumuriza no kubarinda icyabahungabanya icyo ari cyo cyose. Uyu mwaka mu ntara yacu dufite imibiri myinshi izashyingurwa ndetse n'indi zimurwa mu rwego rwo guhuza inzibutso. Nko mu karere ka Rulindo dufite imibiri 2130 izashyingurwa mu cyubahiro ku rwibutso rwa Rusiga, ahazaba ari tariki ya 17 z'uku kwezi. Tukagira imibiri 176 nayo izashyingurwa mu karere ka Rulindo ku rwibutso rwa Mbuzo, aho azaba ari tariki ya 18 z'uku kwezi. Naho mu karere ka Burera tukagira naho imibiri 2 yabonetse muri iyi minsi izashyingurwa mu cyubahiro ku rwibutso rwa Rugarama. Aho bishoboka hose ndabashishikariza ko twazifatanya n'abazaherekeza ababo uko ari ngombwa. Ndabasaba kandi abaturage b'intara yacu gushishikarira ibi bikurikira by'umwihariko muri ibi bihe turimo. Ndabasaba kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside aho biva ikagera, ndetse n'andi macakubiri, ipfobya ndetse n'ihakana rya jenoside. Ndabasaba kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Buri wese ndamusaba kwiyemeza ko jenoside itazasubira ukundi mu gihugu cyacu. Ndabasaba kandi gukomeza kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu. Ndabasaba gukomeza kwita ku nzibutso zishyinguwemo abacu bazize jenoside no kubika amateka kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndabasaba gukomeza kwibuka muri iyi minsi 100 abaturage bitabira gahunda zose zateguwe ku rwego rw'intara n'uturere.
ndasaba by'umwihariko urubyiruko kwitabira gahunda zose ziteganyijwe muri iyo minsi 100 kuko muzahigira amateka nyakuri y'igihugu cyacu no kumenya ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ndongera kandi gusaba nubwo tubikora buri mwaka abazi aho abishwe bajugunywe gutanga amakuru kugira ngo nabo bazashyingurwe mu cyubahiro. Reka soze iri jambo nongera kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 basezeranya ko leta izakomeza kubaba hafi. Murakoze, dukomeze kwibuka kwiyubaka. Nyakubahwa Gavana w'Intara y'Amajyaruguru arakoze cyane.